hari telefone witabaga twashaka kuganira ku mutoza harabura iminsi 17 ko Nigeria tuzakina ku itariki 17 iyo munsi itariki ya mbere uyibike ntabwo ari byiza ko ntabwo tuyidisclosing ariko hari umutoza urimo uravuga witwa Adel Amrouche. Adel Amrouche nge namusanze muri Botswana muri 2020 baturi kumwe yatozaga ikipe y'igihugu ya Botswana. Adel Amrouche yatoje ikipe ya Tanzania, atoza Kenya, atoza no Burundi. Ariko Adel Amrouche wumve neza kari keza ni umugabo wifuje gutoza u Rwanda. Kalisa Gilles akiri SG wa Ferwa. Murabyumva icyo gihe tunaganira muri Botswana namwe ati umunyamupira nemera cyane mu Rwanda Kalisa Gilles. Murabyumva namwane Gilles ibintu by'umupira nta kibivamo yabivuyemo. Avuga ati niwe muntu waruzi umupira naramwemeye ni nawe nasabye akazi. Ko mugabo ko ari ko mukuru wari ufite namwani umwanya oya icyo gihe mukuru ntabwo ari bwazi yarakiri muri APR hari za 2020 muri covid nari najyanye na AS Kigali gukina muri Botswana bari bukine na Orapa United Baure Gabron uyatozaga ikipe y'igihugu ya Botswana. So rero Adel Amrouche ni umwe mu batoza bagarutswe cyane nagira ngo mumvishe ko akarere akametriza ikipe y'u Rwanda n'ataratoza mu karere ahubwo Uganda ariko izindi zose zitwegereye duturanye yarazitoje iriga na itanakomeza akandi kantu gatowe uyu mutoza bimwe mu bihugu hano muri East Africa yatoje buri gihugu cyose yagiye ahava nabi ariko bakama amafaranga menshi cyane. Tanzania yahavuye ngo ama hafi 1500 kubera ko baramwikanye muri kani yagiyeyo aravuga ngo atangazamo ibintu byinshi cyane muri press conference irabate ibinyamupira gucyana nta kintu bafite kugira atanabishya ko bavuga ngo Maroc avuga ati abantu bose ibintu byose muri Afrika bose bashaka kubishyiraho kuri Maroc ibindi gucyana birangira bamuhanye baramwirukana bamuhana nabi avayo. Uravuga ko hari comments zitari nziza wenda yakoze ku mupira n'ubuyobozi muri Tanzania. Noneho bituma ubuyobozi bumwiruka. We nukuvuga ngo we afite amasezerano adoze cyane ku buryo niyo ushatse kumwiruka no mu mafaranga menshi na Kenya nuko byagenze baramuhanye nawe biva nabi ajya kuburana nayo muri TAS aratsinda aragaruka ajya kureba muri Kenya bari bamwirukanye ko bamaze kumuhana amaze gutsinda arajya Kenya nayo barayitsinda nagaye ni hatari ngo mu Rwanda yishyurwa amafaranga menshi kudoda contract yego muri rusange. Reka dufasha abanyarwanda gusobanukirwa neza ubundi guharenga umutoza w'ikipe nationale bimeze gute. Ikintu cya mbere nuko hagiye haba amakosa menshi cyane mu gihe cyashize uhereye ku gihe cya McKinstry nk'ibyo Karikeza aravuze byagiye biba ku bindi bihugu byo gukora amasezerano ariko abantu bakirukana umuntu wenda batarebye neza zimwe mu ngingo zigize amasezerano bigatuma hashobora kubaho kw'igihugu cyacibwa amafaranga. Noneho ibi byatumye inzego zindi inkuru z'igihugu zibizamo kugira ngo bijye bigira umurongo guhera mu kurambagizwa kugeza mu guhabwa akazi. Uruhare ruri technique ari rwo ubwo ni federation igomba kubikora igafatanya n'abatekinisiye muri ministeri barabikora bagakora shortlist y'abatoza benshi hanyuma hakarebwa criteria z'iki gihugu gikeneye mu mutoza kuko buriya ntitubyibeshyeho ntabwo buriya hari ukuntu iyo dutsinzwe abantu bavuga abayobozi b'umupira ukagira ngo ni nk'abantu badafite ubumenyi habe na buke ku mupira cyangwa se atari n'abantu wenda bashyira mu gaciro. Oya ntabwo ariko bimeze. Nta bantu baba bazi ngo uyu mutoza tumuzanye kubera izi impamvu, uyu mutoza twamuhisemo kubera izi impamvu, uyu mutoza agiye kutujyana hatugiye gukorana umushinga umeze gutya. Biba byanditse neza cyane bikanigwaho yewe n'abantu benshi. Ntabwo ari ikintu cyo kubyuka gusa mu gitondo ngo abantu babipfe kubikora. None mu kubikora gutyo iyo bamaze kubikora nyine bakavuga projet dushaka kujyamo,
bagakora shortlist. Ikintu cya mbere ku batoza bose kibanza kugorana ni kondisiyo, kuko mwe muramuvugisha, ni itegeko. Ni nk'uko wajya mu isoko ugiye gushaka imyenda, ntibikubuza kubaza ikintu, ipantaro nziza bakubwira ngo ni 100,000, utayafite ukaba ati ntimwagabanya, bakakubwira ati ni 80, nabwo utayafite ukagenda. Ikintu cya mbere kitugonga ni amafaranga. Nicyo nyiranga abantu babanze bumve. Nko muri iyi deal twashatse umutoza wa Senegal, Aliou Cissé. Ye nibyo byaravuzwe. None Aliou Cissé tumushatse, Aliou Cissé we yadusabaga kuzana umwongereza we akazana umutoza wa fitness, akazana n'umutoza wa video. Ibyo si cyo kibazo, ariko amafaranga ye ku giti cye nka Aliou Cissé yarahenze cyane. Nk'ubu Libya yamutwaye iri kumuhemba 80,000 by'amayero. Libya ku kwezi 80 by'amayero. Afashe 80 by'amayero. Ndagira ngo abanyarwanda tubafashe gusobanukirwa, ntibakavuga ngo kuki ngo bazanye wenda nk'umuntu ngo utaragiye mu gikombe cya Afurika. Nyine ubanze wumve ukuri kw'ibintu. Ufashe 80 by'amayero, iyero ninshake ndibarire 1,400 wenda na 50. Oya ni nk'icyatanu kubera ko riri hejuru y'idolari. Idolari niyo rigeze ni miliyoni zigera hafi ku 115, hafi 120 ku kwezi. Muhise mubishyira mu nyurabwenge bakumva ko u Rwanda rutari ridi kwishyura umutoza miliyoni 5 buri kwezi, uhita ubyumva automatically. Suko rero tutazi ubushobozi bwe, nuko icyo asaba igihugu kitari tayari kugitanga. Ibyo namwe murabyumva muri abantu binumvikana cyane. Criteri bitugonze. Ibyo rero babitugonze rugikubita, nta kintu twabikora. Nkuko babivugaga rero, Senegal ni inshuti zacu urabizi. Senegal nyine by'imibanire y'ibihugu uzabibona, abayobozi ba Senegal baza hano, His Excellence ajya muri Senegal, abanyarwanda n'abasenegal dufitanye nyine iyo bilateral cooperation iri hejuru kabisa. Donc natwe byatunezeza kugira umuntu wagize success kandi uturutse ahantu nyine twizeye neza, kuko buri uyu mutoza hazamo n'amahangre politique, ni munagiranye n'ibibazo iwabo bakwentervena bikagira uko nyine bikemuka diplomatically, bidasabye ko wenda n'izina ry'igihugu n'iki byangirikiramo n'iki. Bene ibyo byose twakifuje ibyo, ariko ntabwo nyine tubibona nyine ko tutabifitiye ubushobozi antereme y'amafaranga. Rero baravuze ngo okay, niba tudashobora kubona umutoza nk'uwo ufite iyo CV, igikombe cya Afurika yaragitwaye tusa, nta mutoza twabona. Abantu babyumve neza. One, waba ari umutoza wadufasha gukora ku bakinnyi bacu tuzi ubushobozi bwabo, akabanza akabazamurira nivo, yewe akanabafungurira na connection bagasohoka mu gihugu bakajya gukina hanze. Kuko Adel ikintu cya mbere azwiho, yaba i Burundi, yaba muri Tanzania, yaba muri Kenya, yaba muri Botswana, ahantu akandagiye bakunda kumwita umukomisiyoneri. Amakinga sure ko afite buriya n'umu instructor muri UEFA. Yego. Noneho afite connection z'abandi batoza bakomeye mu byiciro bitandukanye by'umupira mu bihugu bitandukanye. Byinshi cyane, afite connection nyinshi n'umutoza mukuru. Iyo abonye umukinnyi mwiza rero, tuvuga wenda urugero akaba yabona nka Keve ari guca ibintu muri Rayon Sport, akina mu Mavubi cyangwa se ruboneka muri APR cyangwa umudefenseur nka Clef. Yego. Abazi ngo hari umutoza runaka utoza wenda mu cyiciro cya kabiri wenda muri Espagne, namurangira akaba yamukoresha muri equipe ye, akabyikorera noneho akamubera nka agent, akavuga tumva mfite umudefenseri wa hatari wo ku rwego rwiza, mufate azakugirira akamaro. Ibyo rero wakwibaza ngo okay, ninshaka mvuga yaravuga ngo bikora mu nyungu ze ngakabona amafaranga, reka njye ndebe noneho kuri angle yacu nk'abanyarwanda ntacyo bidufashe se kubona abakinnyi bacu bajya hanze. Yango ni inyungu nziza niyo yamukora mu make, ariko akagenda kuzamura urwego rwabo rw'imikinire, amafaranga bazagarura mu gihugu n'ibindi. Ibyo birumvikana. Icyo ni ikintu cya mbere akugarantisa afasha. Icya kabiri, Adel kubera kuba muri Afurika cyane, azi cya kintu nyine cyuko abakinnyi bacu muri Afurika hari basic skills cyangwa se hari ibintu by'ibanze baba batarabonye. Ni umuntu rero ugaruka kamera nk'aho ari umurezi wabo, umutoza ari kutoza bya bintu biri basic, usubira nyine kuri twa tuntu nyine twibanze umukinnyi agomba kuba afite kugira ngo amukamura mu gihe umukinnyi uri miri muzima wuzuye. Ntabwo ari babatoza bo mu kirere batajya kuri tele, oya ni umutoza. Reka mbijyanye nuko umuntu wo muri Minagiri wa undi ujya mu gishanga, akabazi nk'umuceri bawutera gutya, bawuhira gutya, bawugira gutya. Burya atandukanye n'umuntu wo muri ofisi uri hano i Kigali.
biratandukanye. Ni umutoza wa field wa Afurika nyine uzi uko abakinnyi bameze. umutoza buri kuri teri. Icyo rero cyanatumye atanga kondisiyo. Aravuga ati rero munyemerere hari abantu batatu ndashobora kubura muri ekipe nzazana. Yaravuze ati ikintu cya mbere, umukinnyi wese wakoze imyitozo ya fitness akayumva ikamwinjira, ati umuntu abashobora guperforminga iyo ashobora nyine kuresista by'umubiri. Aravuga ati munyemerere nzane fitness coach wanjye. Yego, ndamwizeye ndamuzi. Ariko igihugu kikanga ko bikomeza kugenda byongera cost. Baramubwira ati ko dufite abatoza ba fitness, waje ukareba uwo dufite utamushima wenda bikaba birimo nka kondisiyo ko nuramuka utamushimye niyo bya mu cyumweru kimwe urazana uwawe. Aravuga ati atako kari muri rouge, atako kari mu mutuku ntabwo byakunda atoya. Aravuga ati ndakenera umutoza umwe, bari abatoza kenshi abantu babita abatoza batera amakona, umutoza wungirije burya ni gukoresha imyitozo. Aravuga ati abazi ibyo ntekereza, abazi doze y'imyitozo akoresha abakinnyi, abazi nyine donc ibyo nshaka, arabuza arabwumva. Ni nka kuriya nyine twavugaga Robert Nyabana abana ngo ntatoza, ariko nuko utamenya umupira gutoza niki. What is gutoza? Robert Nyo nagatera amakona my brother. Robert Nyo ni manager, ni abatoza bakuru, nta wenga wateye amakona ntabaho. Ubwo nsubirizemo na cya kindi. Ubwo nujije nuko nyine ari media ibiri week ugasanga abantu bavuga ibintu batazi, uriya wungirije n'ubikora. Nibyo ashinzwe. Nigomba gutoza. Nibyo ashinzwe. Banabita first team coach. Uri icyo ashinzwe ni ukuganiriza abakinnyi, ni ukwakira muri mood, ni ukugena kubwira mugenzi we ngo kora ibi. Ni ibintu bigari. Ferguson yazaga mu myitozo ku wa kane ikipe izakina Sunday. Haba ari mu bindi bintu, ari kujya mu bindi, nta kubona se niki. Kubona se iyo atakiwe hano umuntu umutahana. Hari ibintu nyine cyujuje muri media. Twigendere. So uyu mutoza rero yaravuze ati kumwungiriza wanjye aho nimukoreho ndavuna. U Rwanda bavuga ati aho ho nta kamemo, umwongirizaho umuntu n'umwongirizaho. Muragendanye imyaka uwo sava turavivuye. Uriya rero mwongirizawe burya nawe wabishyize hanze ntago ari Adele, yarabuye umuntu wo muri media y'iwabo. Ariko twe turi kujya i Kigali, tugeze kuri 80%. Ati rwose turi kwimanukira i Nyarugenge, undi ababikubise ikaramu birasakaye Nyarugenge. Ati umuntu yaje, ariko biri mu nzira nziza. Uwa gatatu rero yasabye ni umutoza wa analyse video. Donc yashaka kuzana team y'abatoza bane. Yego, we n'abungiza batatu. Uravuga ati wa fitness twe tumuretse. N'uwo wa video ariko u Rwanda kamwe ati dufite Sam, ati dufite wacu, dufite Sam. Ati umuntu azi ibyo bintu ko yarabyiza arabizi, cyangwa ni bya bindi mufata umuntu uvuye kuri YouTube nka Karikeza ku Nyarwanda akavuga ati mfite highlight za Murera nakoze. Ati nabakati igitego cya Forengane, ati ko nakaze cya Forengane ubu nanarwa gukata cyo mu Mavubi. Baravuga toya waretse ukaza ukagerageza uwacu kugira ngo bitaduhenda tukareba. Aravuga ati aho naho ndaza ndeba uwo muntu, ariko ni mu muhondo, ariko in case ndi busanga atazi ibyo akora, atazi gukata cyo bitanga build up uko batanyuza umukino. Barabyemeranye. Now as it stands bamwemereye we n'umwungiriza we, ariko bakaba bari gusigamo akantu kuko ashobora kuzana na fitness coach we n'analyse video. Ibyo rero igihugu kikabikorera ko aba batoza nyine baturutse hanze bahenda babaye benshi, kandi igihugu kigomba gukora ku buryo tudahendwa cyane. Ubwo rero nka 80% dirigeze Adele ni umutoza wacu. Igisigaye byaba ari swate iby'amafaranga y'umushahara sindi ubivuge ku mpamvu z'uko bitararangira, ariko nayamenye n'imyaka azasinya ntago ari umwaka umwe, arasinya imyaka irenze umwe, nabyo nabimenye. Ariko abanyarwanda impamvu ntabibabwiye turarindira azaza nagera i Kigali tuzabivuga. Iyo umuntu yaguhaye amakuru akakubwira ngo iki kintu si ngombwa tube tukibitse, ahubwo babigenda cyane tukibitse, nawe iyo ubimenye aravuga ati nta kintu nzongera kukubwira, ariko urajajwa cyane, urakoze cyane. Ariko rero agikandagira i Nyarugenge amasezerano arahita yakacika, azaba yaje nyine n'imyaka
tuzayimena hano. oya nawe ku munsi w'ejo Uzahita mbimena. ejo nawe ku munsi w'ejo nabonye abwira mwe mu muntu avuga ati mushuti wanjye bimeze bite ati ndaje aho ngaho i Kigali atariko ntago birarangira ati diro twarayikoze atariko wenda hari abarimo baramfasha kugira ngo bigende neza. Azisanze rwose ni umutozo uzaza. Njye naganira na Adela Mrush isaha